ndabasuhuje abakurikirana ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi hano kuri Mugisha TV, baba ari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu by'umwihariko aba diaspora, mbahaye ikaze. Minisiteri y'Ubuzima yongeye gushimangira ko amavuriro ya leta agomba kujya abanza gusuzuma no kuvura umurwayi mbere yo kujya kureba ibijyanye n'ubwishingizi bw'ubuvuzi bakoresha. Tariki 26 Werurwe 2026, Perezida Paul Kagame yanenze imikorere y'ikigo nderabuzima cya Bigugu i Karongi cyaganwe n'umubyeyi wari ugiye kubyara yaratanze mituweli ariko itaratangira gukora kubera ko yagombaga kumara iminsi 30 ngo abone kuyivurizaho. Abaganga bamusubiza mu rugo ngo asubireyo iminsi yuzure, birangira apfiriye mu rugo. Ati iyo bamuvura ibyo bindi bikanakurikiranwa, ibyo bamwishyuza bakazabimwishyuza cyangwa ubimwishyurira akabimwishyurira. Iki kibazo cyabayeho muri Gashyantare 2020, ariko no mu mavuriro menshi ya leta mbere yo kugera ku muganga habanza guca ku mukozi ushinzwe mituweli cyangwa ubundi bwishingizi no kwishyura umurwayi akabona kugera ku muganga umusuzuma. Ibaruwa ya Minisitiri w'Ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana yo kuwa 27 Werurwe 2026 isaba amavuriro kuva ku rwego rw'ibanze kugera ku bitaro bikuru kubanza gusuzuma abarwayi mbere yo kujya gusuzuma ibindi. Ati hashingiwe ku ibaruwa nimero 20/0891/MOS/2020 yo kuwa 26 Gashyantare 2020 isaba amavuriro yose kubanza gusuzuma abarwayi bikozwe n'umuganga ubifitiye ubushobozi mbere y'ibindi bikorwa bijyanye n'ubuyobozi birimo gusuzuma ubwishingizi harimo mituweli de sante cyangwa ubundi bwishingizi. Dr. Nsanzimana yavuze ko byagaragaye ko aya mabwiriza adakurikizwa hamwe na hamwe. Ati nta murwayi ugomba gukerezwa, kwimwa serivisi cyangwa gusabwa kuzagaruka kubera ikibazo cy'ibitarakemuka mu nzego z'imiyoborere cyangwa ibibazo bijyanye n'ubwishingizi. Minisiteri y'Ubuzima yongeye gutegeka amavuriro yose kubanza kuvura umurwayi nyuma bakabona gusuzuma ibindi bijyanye n'ubwishingizi bw'ubuzima. Dr. Nsanzimana ati abayobozi b'amavuriro bagomba gushyira mu bikorwa aya mabwiriza. Minisante ivuga ko ikigo kitazubahiriza aya mabwiriza kizirengera ingaruka zabyo. Mushimire abakurikirana ikiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeze gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byiza tubagezaho umunsi ku wundi bijye bibageraho ku gihe. Ndabashimiye.